Hi guys. Mwiriwe mwaramutse bitewe naho muri hose twaje n'abakobwa banyu nko musanzwe mubamenyereye Bettina Andi. Turabashimira cyane kuri video yacu y'ubushize mwatubereye abana beza nago mwakumva uburyo tubashimire mwadukoreye subscribe mukora shares bamwe comment zanyu mwarabikunze turabibona turabashimiye. Tugarutse uyu munsi harimo abantu badusabye guteka amandazi kugira ngo tubereke uburyo twakora amandazi. Uyu munsi wa none rero tuje kubereka uburyo dukora amandazi. So karibu bane natwe mu gikoni. Welcome rero muri Cook with Us. Tugiye uyu munsi ko Betty yabibabwiye tugiye gukora amandazi. Ubu rero tugiye guhera kuri step ya mbere cyangwa ikintu cya mbere gitangira kigoye ariko ntabwo kigoye cyane n'ibintu byoroshye ndabibereka. Tugiye gukora igipondo. Igipondo okay, nta kibazo bifate nyine tugiye gukora ibivamo amandazi twifashishije ibintu byose mureba hano ndagenda mbibabwira kimwe kuri kimwe ubundi rero aho ni muze dutangiye. Yes, uyu munsi je nagiye kutwereka uburyo dukora amandazi. Umva ari gerageza gukunda amandazi ntazi uburyo bayakora noneho birajya ibindazi ku munota umva mutera story nyega primary bifayo history hariho abantu bayizi bazaseka. Iyo irendazi ku munota hariho umwana ku ishuri wateze hari umwana ku ishuri wateze nyine ngo bamugurire indazi babara amasogoro n'umunota umva ryari rimwishe ntabwo ashaka kubyibuka no kubitekereza ariko hariho guteka barambwira bazanye amandazi kugira ngo yaratahe baramubwira ngo nufata rimwe rya mbere ukarijya ku munota aya yose urayarya bitewe n'uburyo yikundiraga amandazi. Nshuti yanjye oya hariho amandazi ya hano urabona ugiye kutokorera story urabona amandazi ya kera bajyaga bayakora ku nuzi yaya nyine y'amavuta bajyaga bajyana mu bintuzi mu bikarito ku magare ari amandazi hagakuba imana nyagasani we. Ntabwo nshaka gutekereza ibintu twakoraga noneho twataha tuvuye ku ishuri twataha saa 10 hariho abantu bajyaga bazana amandazi ku magare mu ikarito umva hakabaho bamwe twajyaga nka gurupu hakabaho kamwe kajya imbere ku ntuza ku igare urabona igare imbere ku mahembe ukagenda urangaza umuntu nyine ugize agenda umutera story abandi muri kumwe nyuma bacumurora natwe twabikoraga neza tugeze ahantu tukazamuka ku gasozi azamuka urabona igare nyine baba barimo kwicunga aho hantu yarahatugera uzi ko wanamugera ukamuga ngo zana mutwazi mucungira igare kumbi uzi icyo bagenzi bawe barimo gukora inyuma none hakazamuka ngo bamara kukarenga gutya urumva istenderi hariho nk'abantu ushobora nko kwitera bakayumva kundusha cyangwa se bakajyana n'ibindi bagira urumva noneho twagera gutya nk'ahantu tumanutse agahita ngo igare rye urukundo ibintu nyine bitabaho ko ari umwana mwiza kumva ugasanga twakuye nk'amakarito nk'amantuza amapaki urabona nyine hari ukuntu amandazi bayakora bakayatwakira gutya mu mashashi twakuye nk'intuzi ngo tugatangira tukagenda tukagabana dukora amandazi munsi ntabwo ari ukwiba nyine umuntu utarakoze utuntu nk'utwo n'abanyeshuri umva ari buze amandazi none ubu nsigaye nzi gukora amandazi ni ugufatwa nta muntu wigeze adufata. So guys rero mwari muze dutangire kanabicimo tubibutse ubuzima bwacu bwegera bwo ku mashuri umva ako gasitari ariko ndi kukibuka ngaseka
oya se noneho tugaruke mu buzima bwa interina twagiye kugura amandazi urabona oya ibyo twabikoraga primary dutaha noneho reka tugaruke muri interina rero saa saba inshuti zanjye ndabashuje twajyaga kugura amandazi kuri kantine tukagenda ubwo niba twagiye turi babiri tuvuge turi muri dome wenda irimo abantu 8 mu bantu 8 ni njye na Jenny twagiye kugura amandazi twajya kuri kantine umva waragenda ugarebamo ikinini ukatujyaho iri ni iryanjye ubu ugire bugere muri dome ukabanga iririye ni iryanjye ubundi ukaba umva utwo n'uducarenge tumwe na tumwe tuba twarahuye natwo twarakoze rero ubu tugiye gutangira gukora igikombe cyacu ikintu cya mbere cy'ibanze kiba gikenewe ifarini cyo kintu cya mbere ni ukuvuga ngo udafite ifarini nta kintu wakora ese mandazi yavamo gute nta farini gusa hari nawe numvishe ngo bakoresha kinazi kinazi y'ubugari ushobora kuyikoresha nayo kubera ko ifite ukuntu yenda kumera nk'intuza ikoresha ariko ibyiza wakoresha intuza nyine ubwo si irindazi ntabwo ryaba rihumuramo ari kinazi intuza ubugari rinokamo ubugari bimeze nka ntuzi nka pani ntabwo umwuka w'irembo ntabwo akangaka kawuburizamo iki ni ikintu cya mbere cy'ingenzi ikintu cya kabiri dukurikizaho isukari buriya irakenewe udafite isukari ntabwo wayikora amandazi ese amandazi aba aryohereye amandazi aba aryoshye ahubwo nyine bitewe we n'ingano y'isukari urya cyangwa se unywa biterwa ushyiramo bitewe n'uburyo ushaka ko amandazi yawe aryohamo none se nk'umuntu urwaye diyabete cyangwa utarya isukari ariko ukunda amandazi bigenda bite sinzi wenda ariko hari amasukari n'imyunyu yabo njya numva bakoresha wenda ushobora kuba haba hafite ukundi kuntu cyangwa se ugashyiramo nkeya bitewe hari diyabete ziratandukanye hari n'ab'isukari itagira icyo itwara ikindi kintu ni bureba nayo ndaza kubereka ibiyiko turi bukoreshe utayifite nabwo ushobora gukoresha amavuta asanzwe ariko ka bureba kaba gakenewe gatuma amandazi cyangwa se yongeye bateka nka capati zidafata mu isafuriya cyangwa se ngo zifatane cyangwa bigende biti iki kintu turi bukoreshe ni umusemburo ariyo capamandazi ahantu hose wayihasanga muri botike ahantu hose bashaka amandazi ibihari nta kibazo nayo ndabereka ingano yayo yitwa capamandazi k'ingenzi nako kaba gakenewe umuntu agakoresha no mu makeke muri capati nyine bishaka na kasikireva ni no mu mugati gakoramo ariko ndabona wagira ngo harimo ko harimo n'isukari harimo farini nyine n'ubundi shuga nyine n'isukari cyangwa se sikireva none se ushatse ntabwo ko mbona handitseho ngo shuga ntabwo wareka isukari ugakoresha iyi ntabwo ikora nk'isukari ugiye gushyiramo kandi nawe ugiye gushyiramo gake cyane nako guhumuza uze ntabwo ikora nk'isukari ntabwo igira cyane nk'isukari kuko ugiye gukora ikintu kigize ikintu gikenera isukari ngo uvuge ngo wasimbuza akangaka isukari agatuma bihumura kandi nanone hari n'indi y'amazi nuko twabashije kubona iyi ariko hari iyindi y'amazi nayo ihumura nk'aka ngaka ifasha iy'amazi isigura kimwe n'iyi cyangwa iyi ngiyi ni ihendutse kurusha iy'amazi iyi ni ihendutse ariko rero niyo y'amazi kubera ko umuntu aba atayikoresha buri gihe iratinda nyine imara igihe ikindi kintu nanone cy'ingenzi ni amagi turayabona icyo kintu nacyo cy'ingenzi ikindi kintu nacyo buriya se mu ntuza ntabwo bakoreshamo amagi ya kinyarwanda cyangwa nuko aya kinyarwanda yabuze amagi y'amanyarwanda ukoresha amagi yose wabona yaba ari amapondesi cyangwa yaba ari amanyarwanda ushaka bitewe hari n'abantu badakunda amagi asanzwe bikundira y'amanyarwanda ayo wabona yose ariko twe twabashije kubona atari amanyarwanda ariko ngiye
gutekera nk'umwana biba byiza ukoresheje amanyarwanda kuko buri amanyarwanda agira intungamubiri nyinshi kurusha amantuza. None se amantuza amapondezi uyatekesheje umwana byamufetinga iki? nta kintu byamutwara ariko none nk'uko umwana ubundi umuntu amuha igi bisanzwe buriya igi ribamo intungamubiri nyinshi utogoshereje umwana igi urumva se kubera intungamubiri ziba zirimo zitandukanye n'iri muri izi ngizi inkoko zazo zitera iminsi ingahe n'inyarwanda imari urumva biratandukanye intungamubiri ziri muri hariya n'akari zose ziri hano ubaye bishoboye uyabonye wakoresha amanyarwanda ariko nayo ngayo ufite nta kibazo rwose kandi abakene ntabwo byakubuza gukora amandazi yawe byakubuza kuyakora rwose guys murimo murabyumva yuko ubaye ufite amagi y'amanyarwanda cyangwa amapondezi bitakubuza gukora amandazi yawe kandi akaba aryoshye ameze neza. ikindi kintu nanone rero nababwiye ko ubuto ubungubu nabwo butuma nyine irindazi rirana rikamera neza nyine igipfundo cyawe nyine kikoroha gikanyara rero kundi ubona kigize ushatse ukoresha buriba gusa cyangwa ugakoresha ubuto gusa cyangwa se byose ukagenda ushyiramo gake gake. Ndabona ubu ngiye gukoresha oliva oil iyi nta kibazo itwara nta kintu bitwaye rero ushyizemo hose ukagenda ushyiramo ibiringaniye bitewe n'amandazi yawe ingano ugiye gukoresha. Ariko no kuvuga ngo ubuto wabona ubwo ari bwo bwose atari oliva oil wabukoresha ntabwo byagutera ipfunwe ryo gukora amandazi yawe. Nta kibazo rwose. Ikindi kintu nanone ni amata nayo aba akenewe nyine kugira ngo irindazi rize riryoshye ririmo intungamubiri rimeze neza. Murabizi akamaro k'amata ntabwo wenda tubigarukaho cyane ariko amata murabizi ubwo nayo ushyiramo bitewe n'ingano y'amandazi yawe ugiye gukora. Ako mwana aya mandazi ko mbona arimo ibintu bibyimbisha cyane byose uko bishyiriyemo rimwe umuntu yagize nk'ibyo kurya se yahita abyimba cyane. Niyo mpamvu ugomba kugira makeya narayaretse ntabwo niyakunda uva ngo ubwize ukuri nababwiye rero buriya ni akantu kuvangira karakenewe kuko niko kambere mbere y'uko ifu wayishyiraho ibi bintu byose wabishyiraho ugomba kuba ufite akantu keza kumutse kandi ujya gukora ibintu byose ujya ukaraba biba byiza. N'amagi rero yawe wacu ukayoza kuko uba wakarabye ukongera ugakora kwigira ukaryoza bikamera neza byose ufite isuku wakarabye n'intoki. ni ukuvuga wabiteguye byose nabiteguye. Ikindi kintu ni aka kantu utanagafite wakaraba neza intoki ugakoresha intoki cyangwa se ikindi kintu wabona cyiza wavangisha akabakita akavanga akavangisha abana barakavangisha bagakubitishaga amata bagira ngo bakure biki amavuta igo cyangwa no kubanga gukuramo amavuta mu mata nzi ko ari ugucunga bikorera nose umutozo si bo bavanguza intuza amavuta n'amata baracunda. nzi ni kwa kundi wateretse ikibuto ibyo ngubyo ugira ngo ariko hari intuza yo gukuramo nyine amavuta mu ntuzi iyo urimo kuyakuramo nibyo bita amacunda. Ubwo rero umutozo niwe tubyinjiramo cyane ntabyo tuzi agakora ibintu byinshi ikintu cyose ushobora kuvanga kibagisha n'amagi. Hanyuma rero hano mufite akandi gasorori ariko ntibukubitiremo amagi. Ikindi kintu nanone ntari nababwiye ni indimu rero indimu njyewe kandi kamandaza baryohereye yajemo ibisharira gute ntabwo dukoresha amazi y'indimu dukoresha amazi y'indimu turakoresha akantu gashashwa k'inyuma turakarapa urabona ko nitwaje na rape turakarapa ahubwo muza ngo bimara ikizi bituma amandazi nimba yari bumara iminsi 2 atarapfa amara icyumweru bituma amandazi adapfa kwa kundi uba watetse menshi ubwo umwana abyuka mu gitondo akora ajya ku ishuri ajya kwiga bituma nyine amandazi yawe adapfa kandi nawe ntuhora uteka buri munsi. harya buriya ubundi amandazi abagenewe igihe kiba expired kingana iki? buriya rero irindazi rikoze neza ryamara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5 cyangwa 7 byaterwa n'uburyo wayafashe kuko hari ukuntu
ufata amandazi nyine wenda ukayapfundikira ariko ushatse unashyira no muri firigo kugira ngo nyine nta kintu aba rero abantu batayifite amandazi ajya muri firigo nayo ajya muri firigo iyo yamaze guhora gusa ubundi ntabwo ari byiza gufata ibintu by'ifarini nk'imigati n'ibyo ushyira muri firigo kuko buriya firigo nayo ntabwo igihe cyose ntabwo ari nziza ku bintu cyose ubundi amandazi yahoze neza wayapfundura agahora neza nta kibazo icyo gihe cyose kirashira. Guys barimo no kutugira inama y'uburyo twarya amandazi murabyumva gufata amandazi ukayashyira muri firigo igihe kinini ntabwo ari byiza abantu bajyaga babikora n'umugati cyane umugati hari ibintu by'ifarini birarangira. Ubwo rero muze dutangire mubane natwe mu gukora amandazi komeza subscribe mutapinge ngo ta tugiye gushyiramo ifarini yacu bitewe ushyiramo ifarini bitewe n'amandazi nyine ushaka gukora uko angana. Njye rero nari mfite y'ibiro 2 ariko nakuyeho gake cyane ubwo reka mvuge ko nkoresheje nk'ikiro n'inusu. Dukurikijeho rero isukari nayo ushyiramo bitewe n'ingano y'ifu yawe cyangwa se n'uburyo ukundamo isukari. Ubwo rero ngiye kubera ko nkunda amandazi aryoshye atarimo isukari nyinshi kandi nanone atarimo nkeya nyine nkunda isukari yumvikana. So rero ngewe ndashyiramo uzi ko wari uvuze ngo shyiramo isukari ingana n'ingano y'ifarini yawe ubu numva uri bushyiramo ifarini ingana uri bushyiramo isukari ingana n'ifarini. Ubu nari niteguye kubireba nari nikanze uburyo ibyo bintu byaba bimeze ntabwo wawushyiramo ingano n'ifarini keretse uri muri yahura. Rero ngiye ukuntu nkunda kubigenza ibintu by'ifu nkabanza akaba ari byo nshyiramo ndari nkabivanga ubundi nkabona kuza gushyiramo ibintu by'amazi. ubwo tugeze kuri capamandazi rero akangaka ni keza cyane gatuma amandazi yawe abyimba kandi yoba. ubwo rero capamandazi mu bintu byose kandi namwe murabizi ko ikibi ubundi bakita umusemburo mu kinyarwanda. rero ngiye gupimisha ikiyiko. nageze ngo nawe ushyiramo wose oya ariko ikiyiko kimwe. ese ino capamandazi usibye mu bintu by'amandazi gusa ahandi hantu wayikoresha amandazi n'imigati na keke ikoramo cyangwa yikora mu mandazi yose? yenze mu mandazi no mu mandazi umugati ibintu nyine byose bikeneye kubyimba ariko bitari by'ifarini nyine by'ifu. Warangiza ukavanga neza. Ubwo nageze ngo mbaze numve ejo ntazayadukana nk'ikirongo cyangwa hakagira undi yadukana nkanjye. Ariko abantu bateka mu buryo bwinshi butandukanye gusa rwose ikindi cyose ko gikora mu bintu by'amanuza by'amafarini nk'amacornflower sinzi ukuntu ubundi ngo iki tukaba turakirangije. Reka noneho dushyiremo ka kantu kacu ariko nako reka tuze kugashyira reka tunashyiremo hose nta kibazo ushatse wanagashyiramo nyuma. ushyiramo rero hano ngiye nshyiramo gake kuko hari ukuntu rishobora guhumura. siko kameze nk'umunyu wana kameze nk'isukari ya sukari y'umweru. nshyiramo gake rero wagira ngo ni n'akanya hano biba byanditseho byanditse mu gishinwa. yego ubundi yakorewe mu Budage ariko nyine hano biba byanditseho ingano yabyo ushyiramo ariko ngiye nshyiramo nkeya ntabwo nkunda ko bihumura cyane banyeneye nyine agahumuro. karahumura neza. yego nabyumvishe karahumura. Okay, umva bureba yacu kuyivangamo hano ushobora kuyicamutsa ariko mu buryo bwacu twahitese uyu munsi tugiye kubanza kugira ngo tuyicamutse. ntabwo ari ngombwa cyane
Bamushyiramo kuri gake. Ushyiramo nkeya kuko iyo ibayemo nyinshi ntabwo iryoha. Dukoresheje ikiyiko kimwe kinini ariko cyuzuye, kirimo ibiyiko 2 n'igice. Ubwo nuko nagize nabi, wowe ushobora kubigira ukaba wakoresha akayiko gatoya. Terwa n'abantu bagakunda kureba umuza yayo, umumuro wayo. Ikindi kintu nanone kandi ushatse wanayishyiramo idacamukije, ariko ngewe nkunda kubikoresha icamukije nyine, nibwo bitangora cyane, byasaba ko najya kubanza kuyipondaponda. Murungi Murungi w'Imana, Murungi na Vani bimeze bite? Turagushuje Murungi, kuko uyu munsi hari ukuntu umuvandimwe yakwibutse. Ngende umuyede w'uyu munsi ndi kwiga gukora amandazi nk'uko muri kubyiga. Nshyiramo akunyu gake. Buriya rero guys, nanone so rero guys, ubu turangije guponda, igipondo cyacu cyabonetse, ariko tugiye kongeramo akadimu nababwiye gatuma ntuza bibika igihe kinini. Ubwo rero ushyiramo nyine dukeya, ushyiramo byinshi nyine kugira ngo, kuko iranahumuka, kano kadimu indimu iranahumuka, kanumva kihumura. Igipondo cyacu cyabonetse. Ubu ngubu tugiye gukora amandazi yacu. Twari twagiteretseho gato kugira ngo kibanze gikomeremo ukuntu, ariko gitandukanye n'ibindi bipondo byose mujya mubona, kubera ko kisa nk'icyoroshyemo ukuntu. Niyo mpamvu rero tugiye kwifashisha bimwe mu bikoresho bitandukanye, ariko kiravamo amandazi mwumirwe, ntabwo ari byade bisanzwe. Hano muri aka gakombe mfitemo ubuto, nkagira n'ikiyiko. Rero ni ukuvuga ngo ibi nibyo dukenera. Nkagira isahani yo kuza kwaruriraho, nkagira n'isafuriya n'ipanu yacu, amavuta irimo n'amavuta nayacaniriye arahiye. Ubwo rero reka mbareke mukurikira process yose uko bigiye kugenda. Betty, so guys, ninjye mugiye kubana namwe mu guteka amandazi, mu kuyagira neza. Nababwiye ko kubera uburyo nyakunda naje kumenya nyine uburyo bayakora. Okay, twagiye. So guys, nkuko murimo kubibona, turimo turakora amandazi, turimo turayakata dushyira mu mavuta. Usuje cyane umuntu bita Murungi ukunda amarindazi kubi. Amana Murungi uyu munsi mwamwihaye ku marindazi, Imana imbabarire nshuti yanjye. Twa turindazi dutoya naje kumenya kudukora, waragiye imahanga. Wow, so guys, nkuko mubibona amandazi yacu ageze igihe cyo gushya, ameze neza. Noneho ikintu kinshimishije kurusha ibindi byose, nkunda amandazi yisatuye. Umva, aya ngaya ntago ari hahandi wajya kugurisha muri butike ngo abana baze batoranya ngo ndashaka ibyisatuye, ngo ndashaka ibyisatuye. Umva, yose ameze neza. Umva, ameze neza, aragaragara neza. Wow, arahumura, ntabwo mwabyumva. Amandazi yacu arahiye, ameze neza, isatuye. Turaje tubumvire nimba aryoshye. Aya ni aya nyuma turi kwarura, tubumvire ko ameze neza. Ubundi rero mukomeze mushyigikire, mukore like, share na comment, subscribe. Ukanda hiri rimwe ryonyine, utanzaho kabiri vaho, kabiri mujye mukandaho rimwe gusa. Abantu bakunda amandazi yisatuye nkanjye muri aho, umva, turaho turashima Imana. nakoze amandazi uyu munsi ndabibatuye.
yaje yisatuye numva biranshimishije cyane. Amandazi araryoshye. Hano banjye umva uyu munsi nikoreye amandazi gahunda no kuyarya araryoshye ndabibatunga ameze neza afite gu aroroshye ameze neza aroroshye. gahunda ni yayindi mu gitondo saa sita na nimugoroba ushatse wagira irindazi. Ikindi kintu rero abantu bifuza kwiga kuyakora, abantu byakoze ku mitima bifuza ko hari n'ikindi kintu twazagira batwandikira muri komenti cyangwa se tuhamagare muri nimero turi bubahe, ubundi dukomeze turyoherwe n'amandazi. naho muri video yo gutaha twakoze amandazi menshi ngo twabibabwiye, twashyizemo indimu bituma amara igihe. So wayarya mu gitondo, ari abana ari abakuru, araryoshye kandi ameze neza cyane. Abari hafi basore dusangire kuri aya mandazi. Karibu mukomeze dukoreshe subscribe na comment. Turabakunda. Baho.